icyo kintu cyanciye mu maso nawe warakibonye ariko cyari cyanditse kimeze nk'igicupuri tariki 3 se uyu munsi hari ibyo wabonye se njye ntegereje ko babitangaza byari byanditse abimeze nk'igicupuri donc bimeze nk'ibyanditswe ngo na John F Kennedy Jr. nyine kuma muri iyo conspiracy theory nk'urugero Pombe Magufuli apfa haciye iminsi nembizi ko yapfuye ariko abari babimbwiye ntibari gukinisha kujya hariya ku mitandao ngo bagiye gutangaza ko yapfuye abari babimbwiye nyine barabimenyaga hagati yabo ati dutegereje ko bizatangazwa niyo mpamvu abantu bavuze ngo ariko se Mutabazi ko bisimbutse kuri Scovia nese napfa iki nawe umuntu w'umumama w'umuhatari kuriye ahubwo yari yatacinze kuri rugagi it is my duty umukozi w'Imana wese wakinisha gukoraho ariko reba nk'urugero none ukinishije Ernest ukamuvuga nabi twakibarangura muri kaburimbo za Kigali ubundi ugiye kumbwira ngo mu Rwanda nkubwire akwanzanye gusohora urutonde uri ready Goba Prophet ba mudahojwe kuri Kigali duha urutonde rero nk'urutonde duruduye aho ngaho kabisa YouTube ifite 70 reba ariko kugira 70 ari channel personnel yawe nka Prophet we nta kiba kirimo reka ngende buri wese mbaha namakuru cyangwa mbaze mbaha amazina ukabibwirwa n'amarira ya umuntu w'egitari ati Prophet ati niko bimeze yaragiye rwose ari no yabwiye ati rega ceceka ngo amakuru we wimbwira yawe reka nge nguha yanjye ukorosha kuzana amakuru hano reka nge nguha amakuru ahubwo urumva si n'umuntu muri Kigali ni umuturage yari kubwira icyo gihe wa Gatsibo ndabyibuka kabiri ntago abanyakigali n'abantu banyamasengesho n'abasenga n'aba YouTubers ntago makozi y'Imana muzubaho mu masasu wenyine na Gitwaza na Minyoni mwige ko ku rutonde rw'abagomba kubahwa nkuko bivuga ngo abakwa mububahe bana bakayafatangira gusaka bakinyuma bati turamufunga turamubamba abanyamuhamagaro bari kubambwa n'abanyedini mureke kureba nabi leta abanyedini nibo enemy number 1 w'abanyamuhamagaro leta se ko yagufunga umunyedini waranakuroga arakwica ntago leta yakwicira umunyedini ntago leta yakicira umunyamuhamagaro reka Yesu uretse no kureba nimero Yesu ni nawe muntu wagiraga amavuta tura abantu hasi cyo nigeze nkikubwira ngenda ntakirangije neza umuntu ugiye amavuta tura abantu hasi umuntu wambere waba yabonetseho ariko akareka birabe ngo nibyo kwa Satani byo oya uri kumbwira dutore twanyende muri Bibiliya ubu ngo byakomeye numvisha bari mavuga ngo Ernest ngo ibye babihagurukire ngo babirebemo ngo twumvishe ngasigana nasenga abantu bakagwa hasi nyeshu ni mufashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Yes reka nanjye gusuza dukurikiye ku Isezerano TV n'ibyacu komeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warisemo iyi channel ndi kumwe na Apotre Mutabazi ku mazi y'agahozo uri kumwe na Apotre Mutabazi n'amazi y'agahozo ntaza abayakora aho batuye abo bantu rero abantu bakwiye kugura ariko ndabwira abanyarwanda ngo amazi y'agahozo nge nayanyweye ndabumvira neza ndangije kuyumva ndavuga ngo amazi ni ubuzima ni munywa amazi y'agahozo ari muri iri cupa rirerire rya litiro n'igice agura 800 kandi urabiza yandi ya litiro n'igice n'igihumbi kandi ntago dufite desa zo gupfusha ubusa twebwe rero nimba ari affordable tugomba kuyagura naguye yayo nayumvise amazi n'ubuzima ariko noneho ayagahozo yo akaba agahebuzo akaba agahebuzo hoya rwose aya n'amazi y'umugisha ni yandi yo mu Ruhango reka nibutsa abantu ko turi kuri Makita Tent Design ni hando Kimironko ku bantu bifuza gukora ubukwe nyamuna aha hantu banzo hasure utazavuga ko wafashe icyemezo kidakwiye hari ihema rinini shobora kwakira abantu basaga 800 ubustani bwiza parking irahari hagije ibindi bisobanuro izo nimero ziri gutambuka kuri screen
twaguha ibisobanuro birambuye ariko nawe wahagera ukabanza ukihera amaso. Apotre, hari ahantu mperutse kubona bavuga ko ngo papa ashobora kuba yarapfuye ahubwo ngo bazabitangaza ku itariki 3 z'ukwa gatatu. Sinzi impamvu. Icyo kintu cyanciye mu maso. Nawe warakibonye? Ariko cyari cyanditse kimeze nk'igicupuri. Tariki 3 se uyu munsi. Hari ibyo wabonye se? Njye ntegereje ko babitangaza. Byari byanditse abimeze nk'igicupuri. Donc bimeze nk'ibyanditswe ngo na John F Kennedy Jr. Kandi ari muri administration, ni ministre muri administration ya Trump. Nanjye ubwo nicyo kintu. Nta muntu uri muri administration y'igihugu wakora yo scandale diplomatique. Ko nabibonye kuri urugero kankwereke. Nabibonye kuri Twitter iro official. Reka nkwereke nk'akantu kaworoshye. Kuko n'uyu naka kanya hariho kandi kantu kari ifoto ye yanditsemo ngo game over. Wabibonye kuri Twitter official. Kuri ya mutipe nawe yemerwa mu bintu bya noza theory, zino theory twita ngo niza zitangwa cyarye, zino theory nyine z'ibintu nk'ibyo ngibyo za tangukira. Nino theory zo kuvuga ngo ibi bintu byihishwemo abantu bakomeye. Mu cyongereza tubyita ngo iki? Ndaza kubyuka mubwire. No muri Senate bari kubimubaza. Baramaza gatse ubu ugiye kuba minister ntago uzakomeza kuba conspiracy theorist. Abantu bamuziho kuba yaba ariko Alex John wabari imbere cyane. Alex John afite ama prediction y'ibintu bya danger. Ashobora no predicting aliens ko zizazana akabwira n'itariki zazira. Ariko Alex John yigeze ku predicting akabantu bari baraswe mu mujyi bararaswe. Abantu rero bakaba nubwo ari umu conspirationist ariko bamanza afite amakuru mwana. So rero na John F Kennedy nawe bamutekereza nk'umu conspiracy theorist. Ariko cyatse mbabonye kuri konte officiel ye. Ngewe nabibonye kuri konte iri officiel. Reka tutegereze uyu munsi turaza kumenya ubwo officiel bwabyo. Ariko nababwiye ngo mpyisi yo bamubitse akaza gutanga ikiganiro ari gihe kibi cyanyuma. Nubundi ari gihe birangira ariho rusibi aho ruzarengera. Ntago ibyo ari ibintu abantu batindaho cyane. Icyo nzi nuko hari umunsi Vatican izabitangaza biro official. Ibyo bindi n'ubundi sinzi icyo bitumarira. Donc kubivugaho, kubitindaho, nyine kuma muri yo conspiracy theory. Nk'urugero Pombe Magufuli apfa. Haci imisi nembizi ko yapfuye. Ariko abari babimbwiye ntibari gukinisha kujya hariya ku mitandao ngo bagiye gutangaza ko yapfuye. Abari babimbwiye nyine barabimenyaga hagati yabo ati dutegereje ko bizatangazwa. Nk'ubu mu masaha 13 kuri konte ya X hari ifoto ya papa handitseho game over. Game over. None se niye ibyanyabyo urishoba bicekinze nk'umunyamakuru? Iriho aba followers bangahe? Ya account 131. Sure. Kandi konte iri muri ayo mazina yabiriho abandi barenza abo cyangwa bari musi yabo. Uretse ko ntago yabarenza abo ngabo ntago burya afite izina rinini cyane. Ntago afite popularity yagira miliyoni y'aba followers. Uko nge mbibona mbize donc aho mberukira. So 131 waga following abantu 17. Ibyo bintu se ko bijya gusa naho byaba aho ay account yabariye ukuntu. Nta yindi konte ya John F Kennedy Jr. ntayo. Reba nimba yarigeze ashimira wenda Trump ko yamuhaye opportunity like subira mu gihe cyo cya kera urebyo ya postingaga. Uretse ko icyo gihe umuntu yakoze parody. Ntuzi ko sabaho account bita parodies. Ndazizi ariko iyi ntabwo yari parody. Iri verified rakano ko bururu. Cyane iri verified. Nta yindi yo iri mu mazina yari yose. Nta yo ndi kubona. Kuko urumva iri verify. Iri verify. None se nk'umuntu ushinzwe sante muri Amerika yego tuvuge kabiza. Kuki nyine abivuga? I don't know. Why kuki abivuga? Ariko reka nkubwire dufate kwanza tufate iyi hypothèse. Ubundi nabasobanura iki hypothèse bivuga. Umupresident wese umuyobozi w'igihugu wese kurabizi ko papa ni president of Vatican. Is the president of Vatican. Yego. Uretse ko ku bantu batanabizi buriya kuno bagenda bavuga ngo musenyeri ni nyirubutungo ariya ngo ni Lord Bishop yego. Birashoboka. Papa bari sa sentete yego. Nyirubutunga. Pasteur bari iki? Pasteur. Meya bari iki? Buriya na meya bari Lord Meya. Bari Lord Meya. Aha. Buriya apotre buriya ntimukabyibeshyeho. Abari his excellence. Aba son excellence.
ariko utazabivuga hano mu Rwanda Ngiye vuga ari abanyarwanda ndabazi nazategana rifite bakanga kuyima abanyarwanda barakugurukana ariko ubundi apotre ni element politique muri mwitorero ubundi apotre c'est un politicien de l'église kugira ngo abantu byumve neza kabiri agomba gufasha muri diplomasi hagati y'itorero n'ubuyobozi bw'igihugu kubera ko mu Rwanda rero nta bapotre dutunga sinzi cyangwa se wagira ngo sinzi ibyo barimo ni nayo mpamvu uzabona leta iducura bufuni na buhoro dore kubona leta n'amadini harimo nyine kwidegringora hari amajambo mu Faransa degringore ukabona harimo ntuzi kuko hakaba hari abantu bafite onction apostolique babasha gukora diplomasi entre l'église et le gouvernement ou bien le pouvoir politique political powers ntago wabisa namo pastor ngabishobore no bisaba onction apostolique njya kwa apotre ndabyukana mfite imyaka 27 usko maze imyaka 11 nda apotre Imana yarambwiye ngo ntuzishinga iyo title bayikwita batayikwita tazabitindaho cyo genda ndakubwiye ko ndashaka kuba cardinal ndashaka gufata title ya cardinal nta n'uri kumbuza kuyifata na bino basiga bashyiraho urwego ngo ruzagenzura amatitle ntago rwari ntago wabivamo Imana yarambwiye ngo don't be the cardinal, don't be the pastor, don't be a bishop, don't be a reverend, you are an apostle. Ariko irangije yarambwiye ngo ntuzisinga iryo zina uzakora izo nshingano ariko ubwo nanjye ndabaza nise ko nanashonje ubu inshingano z'umwapotre ndazizi nimba irambwiye ngo kandi hari abapotre benshi muri Kigali batazi inshingano z'abapotre kandi bitwa abapotre bamwe biyita abapotre ko babona ngo biryoshye bitanga ikindi cyubahiro abandi bakitwa ba apotre babihamagariwe ariko ntibi bakabakeneye kwigishwa guhabwa information knowledge ku buryo inshingano z'umwapotre responsabilité z'umwapotre ubwo nari mpawe inshingano ya kabiri niyangize intumwa cya gatatu ramwe kandi ntuzajya ureba abidini wakita kushumbye cyangwa se abantu bita kushumbye direct ati amatorero yose avuga Yesu mu Rwanda uyafiteho inshingano niyo mpamvu uzumva ndi kuvugira ADPR wagira ngo banyishyuye iyo ndi kuvuga igigangira kandi ubona narakaye kubera iki I'm a politician and a diplomat spiritually it is a divine assignment for me ntagomba kujya guhembesha kuwa ari wese yego niyo mpamvu abantu bavuze ngo ariko se Mutabazi ko bisimbutse kuri Scovia no sinapfa ikinawe umuntu w'umama w'umuhatari kuriye ahubwo yari yatacinze kuri rugagi it is my duty umukozi w'Imana wese wakinisha gukoraho ariko reba nk'urugero none ukinishije Ernest ukamuvuga nabi twakibarangura muri kaburimbo za Kigali none Ernest twarazamukanye aho Imana yamuzamuriye twabaga twicaranye Imana tuvugaho nyine like nyine nkuvuga ngo twara umurimo utangira nari impari rero iyo ugiye kumuvugana banza bwazane ko uramuvuga uramuzi noneho n'umuntu mu gihe yakoraga umurimo n'umuntu nagiye nkurikirana hafi cyane buriya n'umuhanuzi umuntu nakubwira ngo Ernest yampanuriye uzavuga uti genda urye n'ideni nawe ugati Prophet Ernest nyirinde ko yampanuriye uzavuga uti genda urye n'ideni iyo bigeze kuri professor arebayo kuri professor ntago ajya ahusha ubundi ugiye kumbwira ngo mu Rwanda nkubwire akwanza ngiye gusohora urutonde uri ready ngo Prophet bamudahuje kuri Kigali bakubwire kandi nziranye na beje duha urutonde rero nk'urutonde duruduhe aho ngaho kabisa kwikubitiro hari umuntu bita Prophet nyirinde ko Ernest number 1 sniper in prophecy aya ndabisibije wisubiyeho kwikubitiro hari umuntu bita Prophet Man ivuga jya kuri YouTube wandikemo ngo Prophet Man ivuga YouTube ifite 70 reba ariko kugira 70 ari channel personnel yawe nka Prophet we nta kiba kirimo reka ngende buri wese mbaha n'amakuru cyangwa mbaze mbaha amazina Prophet Man ivuga kuduha n'amakuru Prophet sniper wa mbere ndagenda mabwira nibyo bahanuye ndeba bigasora ndeba ntabwo ngeze hano gutera blague ituro ryabo nzise ariko wenda harije bazarima ntacyo bose nabajyama banje ko ndazasenga neza
ubundi kuba Prophet Ernest atarambitse nk'ibihumbi 10 by'idolari nuko ntaba nabisengeye neza. Uriya mugabo arabiba. Uriya mugabo arabiba. Ye uzabajije Jene Kabanda. Mubaze ngo ninde mu profete wabashe kukubibaho miliyoni 15 agasinya sheke mu rusengero. Oya usambuza neza ko nge mvuga ibintu bihari. Prophet Ernest arabiba wa. Arabiba wa. Niyo mpamvu ntago wamutambuka mu by'imigisha no n'ibirere byo kwaguka. Ntago wamukurikira. Ikindi agira kwizera. Ubundi muri Kigali abatumishi bagira kwizera ni babiri. Ni Prophet Ernest na Apotre Mutabazi. Ubundi abo bantu ubarusha kwizera. Kubirere byo kwizera. Bizera ibisazi. Ntago bajya bizera ibintu bito bito. Reka. Sabase. So, Prophet Mani vuga. Hacemo ibyumweru biri ngiye gusengera iwe. Byari ku cyumweru. Ari gusenga asigaye akorera hano Kabeza. Yego. Yahagurukira ari abantu bava mu ntara ko babonye YouTube bakaza bafite ibibazo. Ibyo noneho izo video ziri kuri channel yitwa Prophet Mani vuga wazisangaho. Nimba barankamiye simbizi ariko uwanahambona ko nari mpicaye. Yego. Prophet Mani vuga ahagurutse umumama. Aramuhanurira ibintu by'amaprecision amubwira ati wowe nubwo waje ariko gutya byakuyobeye. Mu rugo byaranze. Baragutaye. Umugabo we ntago ajya kubaza ngo baragutaye ntibagutaye we yaravuga ngo baragutaye. Ukabwirwa n'amarira ya umuntu uri gitarira ati niko ati Prophet ati niko bimeze yaragiye rwose. Ari no yabwiye ati rega ceceka ngo amakuru we wimbwira yawe reka ngiye nguha yanjye. Uko roshaka kuzana amakuru hano reka ngiye nguha amakuru aho. Urumva se n'umuntu muri Kigali. Ni umuturage yari kubwira icyo gihe wa Gatsibo ndabyibuka. Arangije amubwira ngo ko ndi kubona icyangombwa cy'ubutaka cyanditse izina rukundo nindi. Ati no mugabo wanjye. Ati rero hari cyangwa cy'ubutaka cyanditse izina rukundo Imana igiye kubakiramo inzu. Yabwiye abamama babiri amazina y'abagabo babo bataha byabacanze. Tuwo mugabo yitwa Kanaka. Kandi gutya na gutya. Hari nundi yabwiye azajya kuri YouTube barabibona. Amubwira ati wowe ndi kubona ufite umwana ufite ubumuga bwo kutumva kandi ni mukuru. Ndetse ndamufite ati uramufite aho ngaho sawo ubwo. Ati namuzanye bari bicaranye ariko urabona kana naho kaba kagaragara mu ntebe. Ahita kazana imbere. Ibintu bigenda neza. So niyo twaba turekeye ibyo ngibyo. Ni byinshi. Ariko wumve ngo Prophet Mani vuga ni sniper muri prophecy muri iyi Kigali. Kabiri. Prophet Nyirindekwe Ernest. Number 2. Uwo nguwo bigeze kukubiba. Yaje inyuma ya Kayanja ariko nta wundi wamujya inyuma. Like ngo wamujya imbere. Muri Kigali. Tugiye ku kirere cyo vuga ngo umuprofete uzi ubiba. Nta muprofete muri Kigali wamujya imbere. Cyoze wenda Kayanja yaza akamujya imbere. Ariko mu muri Kigali nta byavamo. None ko nakubajije arundi mu profeta uzi wagiye afata miliyoni 10 aziho ndi umukozi w'Imana muri Kigali uze. Amuvandimwe. Buri kintu umuntu akurusha ujye cyemera. Akanajyana rero n'ibirere byo kwizera. None se nkubwira umuntu wari uri gushaka akazi k'ibihumbi 200 byamucanze yakabuze yarize infirmiere agahita avuga ati ndaguterura nje ngutereka ahantu bita Kacyiruwe. Gusa abantu nanze kuvuga ntwise wamenya. Urakoze. Amezi 3 munere yabwahagiranye ngo Prophet nsengera ndebe ko kuri dispensary bamana akazi tinize infirmiere 3 yari yinjiye Imana ihabwe cyubahiro mutamenesha amabanga y'akazi n'umugabo w'Imana ubwo numvishe ngo nabonye ku mbuga barimo muzajya muvuga ibintu mushyiremo n'ibinyoma muri kuvuga ku muntu w'Imana noneho ibirere nk'ibya Prophet Ernest namwe muzasara kandi muzasara bari abone views ngo urusengero rwafunzwe ngo yahungiye ko M23 uri gutanga views murashakira views ku muntu w'Imana gute ni views barimo gushaka ni views bari gufata ibihari bakavanga muri bidahari bakavuga n'ibintu noneho bimeze gusuzugura ababumva ngo urumva ngo parcelle ngo yabwiye abantu ko yayiguze ngo arayikodesha muri Kigali wakubaka kuri parcelle tari yaho iyo binakozwe bifite inzira bicamo bino bintu by'ama real estate hari ukuntu utanga ubutaka
akubaka etaje akavuga ati ebyiri zo hasi ni izanjye cyangwa se ebyiri zo hejuru ni izawe we nyiri ubutaka. So ariko abantu bajya bareka guhimba kuko niba ari ikintu nabonye niyo ibintu babikuvuga ari ibihimbano, abantu bemeraga amavuta yawe bamwe badakomeye mu byo kwizera birabagusha. So kandi murazi ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ugusha umwe mu bana bato. Ese ayo magambo yo muri ko bivuga mugira ngo DJ Brian azasengerehera ko ntawe ugifite amavuta yamushobora, nta wamubateje muri mwe mwese na Jack nta wamubateje muri mwe mwese. Nimba ari umuntu Imana imuhaye ayo mavuta yubahe, we nta yaguhaye kandi ubyubahe gutyo nyine. Abantu tukige kubaha, twige kubaha. Kabiri, ntago abanyakigali n'abantu banyamasengesho n'abasenga n'aba YouTubers ntago mukozi w'Imana muzubaho mu masasu wenyine na Gitwaza na Minyoni. Mwige ko ku rutonde rw'abagomba kubahwa nkuko bivuga ngo abo kwa mububahe na Ernest nyine ndeko ariho. Ntago umuntu agenda muri VAT y'Akagera nshyashya ari profete ari umuntu uvuye gutyo gusa nta mavuta wese wazabikoze akazamura urusengero kibagabaga rw'icyetegererezo rw'icyerekezo nka ruriya. Imana itaramuvuzeho atayikorera ari ibintu yahimbahimbye nawe uzabihimbe. Ntago bikunda. Hari ibintu bari bihamya by'uko abantu bahamagawe. Rero birambabaza iyo umuntu nk'uwo abantu batangiye kumuhimbahimbaho utuntu tw'inkuru mpimbano zitariho zitafite ukuri uko ariko kose. So utundare twarurangije. Prophet Man ivuga ariko nditwa Jean Pierre ariko yazwi ku izina rya Prophet Man ivuga. Wowe mudamu uzajya gushaka nimero za Prophet Man ivuga na uzamubwira uti mbwira izina ry'umugabo wanjye nibwo uzamenya ko ari Man ivuga mwahuye. Abazina y'abagabo bayabona gutya nuko. So iyo tone narurangira aha na Prophetess Oliver Nyamirambo Shilo Premountain abareba yo areba mu mano. Arebayo neza. Okay. Hari ubu ndababwira nde wundi. Cyangwa ngira ko kwa bakuru yizewe. Sambuze irindi zina ra? Ronto koso toya. Prophet Hakim. Genda ende zako. Genda hariya. Hakim arebamo. Abantu amatwi akanyeganyega. Niwe mu Rwanda nigeze mbona avuga nimero z'abantu za telefone. Niwe wenyine. Sindabona undi. Nimubona nzamubwira. Gato ufite nimero ebyiri ya MTN tangirwa na 0788 ufite na Tigo ati iziheruka ebyiri reka nzireke. Ariko ngo bira bintu ntaho nubwo biva ku Mana. Yesu yari yaravangiwe cyari yaravuye kwa Shitani. Yari Bezebure. Ntabwo yasomye nimero za Nataneli ari munsi y'igiti cy'umutini. Aha. Lebo 5. Reka sigaho. Va muri ibyo bintu. Cyo n'abantu bavangiye bajya babigira. N'abantu bavangiye bajya babigira. Ndayo nkubwire abarakore dukeneye kwaguka. Kuko reka nkubwire ikintu gikomeye. Imana yeretse kunsobanura ibintu bikomeye. Uribuka abantu bazanye umuntu urwaye n'umujyari kirema hari. Barangiza ngo basanga nk'inzu Yesu arimo yuzuye no mu muryango babyigana ngo bakurira bagafata urwego bakurira hejuru y'inzu bagakura ibatu bapimiranyije aho Yesu ari. Yego. Abagabo ndi kubabwira iyo bagezeho bapimiranyije aho Yesu ari. Noneho ngo bakimanura ikirema n'imigozi ngo Yesu arabitegereza ngo arabona kwizera kwabo. Arangije ngahita amubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu bati yeah what arigereranyije.
bahana ba Kayafa batangira gusaka bakinyuma bati turamufunga turamubamba. Abanyamuhamagaro bari kubambwa n'abanyedini, mureke kureba nabi leta. Abanyedini nibo enemy number 1 w'abanyamuhamagaro. Leta se ko yagufunga umunyedini waranakuroga arakwica. Ntago leta yakwicira umunyedini. Ntago leta yakwica umunyamuhamagaro. Reka. Leta itarafunze wavuze inkambi Nyabugogo izafunga inde. Ariko umunyedini ya umva. Nose ntaguza abantu bakoranaga uwungirije undi akajya kumurega mu nzego z'umutekano yuko akorana na FDL ntabuzi. Barahari. Epebe barahondaguye ntibabahondaguye. Umuriro wa Pentecote bo hasi biti ntibaba hasi biti. Sinari imari. Ntago wari uhari nyine. Umunyedini arakwica. Yesu ntago yamererwaga nabi umva. Umuntu bita Pilato, uwo bita Pilate. Nta n'umuntu ndabona Yesu umwana we Pilate. Ngiye mfite umuco wanjye twasuye Rusi. Ariko nta mwana nigeze mbona bitwa Pilato. Munyamurenge aravuze ati Pilato ni izina ribi. Ati nta muntu udumva yitwa Yesu umwana we Pilato. None Pilato yara umudamu wereba ko yarose inzozi. Akagira iyerekwa. Imana imeko n'abapagani batangira kurota bashyikirize amabarano mu izina rya Yesu. Burya umuntu utararya umugisha w'umupagani ntago wakawuriye. Ko Imana yavuze ati nzakenyuruza abami kugira ngo ukingurire umuryango. Uzonka amashereka y'abami. Ku gatatu nuko gatatu ko konka amashereka y'abami mu izina rya Yesu. Noneho umugore wararota araza aramubwira aramuhamagaza Pilato aramubwira ati nge nagize inzozi. Muri izo nzozi ndabwirwa ngo uwo mugabo n'umukiranutse ntumukoreho. Ariko izo nzozi yarazawe na Satani akwakumvisha. Aho gasata vuge umugabo abwiye umukobwa ati umugabo abirwaye sida. Abwiye umukobwa ati Imana yambwiye ngo miliyoni 100. Umukobwa abwiye miliyoni 100 ntabwo yakibuka gapote. Ntabwo yakibuka kondomu rwose. Ntabwo yakibuka test rapide ngo wanze bipime da. None se nimba iryo jwi yanaryumvishe ngo amuhe miliyoni 100 kwagiye kumuterekamo na sida. Ubwo iryo jwi yaribwiye n'Imana. Ariko nibukabeshyera Imana. Petero avuga ngo uri Kristo. Yesu yaramubwiye ati nawe uri Petero. Ntukiri Simoni. Bisobanura urubinga ruhongabanga n'umuyaga. Kandi rusadutse. Ahubwo uri Petras. Bisobanura urutare. Kandi kuri urwo rutare niho nzubaka ecclesia yanjye. My ecclesia. Kuko n'abaherodiani barafite ecclesia, n'abagiriki barafite ecclesia. Ecclesia bisobanura a political group of people. N'abantu 300 wohereza mu gihugu kugira ngo bahindure icyo gihugu. Niyo mpamvu Gideon yari afite ingabo 300. Ariko izo ngabo ngo zagaragaraga nk'irobe mu isi y'umwuka. Ngo ryikubise ku ihema ry'Abamidiyani. Ngo rirangije rigwa rigaramye. Hallelujah. Ariko ecclesia y'uyu munsi sinzi nimba yagwa ku ihema ry'Abamidiyani ngo rigwe rigaramye. Ahubwo irobe ry'Abamidiyani ryagwa kuri ecclesia ikagwa igaramye. I don't know if this is the Jesus ecclesia. Aravuga ngo I will build my church. Kuko n'abandi bafite their churches. Noneho Petro aramubwira ngo kandi byuvuze si inyama n'amaraso. Ahubwo ni umwuka w'Imana. Yesu aramubwira ati ntago ari inyama n'amaraso. Hallelujah. Amen. Ibintu byinshi ushobora kuzamo ukavuga ngo ni instinct ukabivuga. Ariko either bishobora kuba ku Mana cyangwa bikaba kuri Satani kandi bikagucamo. Undi munsi Yesu aramubwira ati rero ngiye kuzamuka. Arababwira ati ngiye kuzamuka ni Yerusalemu umwana w'umuntu bazamubamba. Petero aramubwira ati uvuze ngo iki? Ati ntago bakubamba ariko buriya. Ati twarwana ati byo gupfa ntuzapfa. Yesu aramubwira ati mbi nyuma Satani. Cyagiye wari uvugishijwe n'umwuka w'Imana ariko n'umwuka wa Satani arakuvugiramo. Yego. Kuba ngomba gupfira itorero ni ibintu naje niteguye kandi mbizi neza. Kuba rero urwanya yuko nabambwa uri kurwanya yuko itorero cyangwa se abantu babona agakiza. Rimwe nimwe ari igihe umuntu akora ikintu azi ko ari gukora ikintu cyiza. Bibiliya iravuga mu migani ngo ari igihe inzira umuntu acamo abazi ko ari inzira nziza ariko iherezo ryayo igana mu kurimbuka. So rero nandi kubwira hariya ngo abantu b'idini nibo mwanzi wa mbere w'abanyamuhamagaro. Idini niyo mwanzi wa mbere w'ubwami. Herode aramubwira ati rero atereka nkubwire. Ubwo madamu amaze kumubwira ati umuntu umukiranutsi aramubwira ati none ko numvisha abana kubeshyira ngo uri umwami warabivuze da.
ubwo Herode yifuzaga ko ahitakana akavuga ati reka da tunabyo navuze cyembe ivuga ati umwami wahire nyine agahita bigarama. Undi aramubwira ati wakabibyivugiye ngaho gero umwami aramubwira ati iyo ubwami bwanjye bwari hano bwano ku isi nari kubwira data nawe akohereza regioni 6. Izo ni ingabo z'abamarayika zigeze muri miliyoni hagati ya 3 n'10. Yaramwanga nari kubanza nkabwira abantu banjye bakarwanisha inkota bafite kandi baba bakeye mwami warushije imbaraga nkahamagara data kazana regioni 6. Ubundi Yesu niwe muntu wa mbere twari turwarega Yesu nibugani Yesu harya ubwo ngubwo se wabonye nimero za ntuza za Nataneli ati cyagira uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga yaramubwira ati mbonye umwisirayeli utagira uburyarya ubundi se wambonye yo nzihe tikiye ko nje ari ubwo bwa mbere tubonanye avuga ati rega buriya nacyagera munsi y'igiti cy'umutini na twatuntu wakoraga na twatuntu wari uri uzirika nakurebaga erega bira ni nko kubwira ngo regana nimero za telefone za mawenda zibona. Bira ni nko kubwira umuntu ngo izina ry'umugabo wawe yitwa Rukundo. Cyahoza ukantu karatuvanze. Ati ndikubona cyangwa cyanditse ku mazina Rukundo. Umugabo yitwa nde? Rukundo ninde? Ni umugabo wanjye. Ageze no kwinyuma namubwira izina ry'umugabo we. Abadamu bose bari bahari. Bari biteguye ko babwira amazina y'abagabo babo. Look. Noneho Yesu uretse no kureba nimero Yesu ni nawe muntu wagiraga amavuta tura abantu hasi. Cyo nigeze nkikubwira ngenda ntakirangije neza. Mu rujya amavuta tura abantu hasi. Umuntu wa mbere yabonetseho ariko akare kabirabe ngo nibyo kwa Satani ibyo. Oya uri kumbwira dutore twanyende muri Bibiliya. Byanditswe byera. Nango nibyo kwa Satani neza. Ni ukurana umuntu ambwiye ngo ariko abantu basengera mu mazi navuga ni Yesu yasengeraga amazi agasengera no mu bihuru. Tujye muri Bibiliya muri Yohana mbikwereke ahubwo wenda uvuga uti muri iki gihe tugezemo nibijyanye ariko nuka kandi ukiyebera ngo wize Bibiliya ngo wize theology ahundi barayisoma buriya ngo bamaze kurya igaburo ngo bararirimba ngo kandi bagiye kuririmba Yuda yasohotse kuko ubwo bamukorezaga minogo Yohana amubwira Petero amubwira ati mubazura mugambanira amudutungira utoki abati wonda koza irobe nkari muha nuwo nguwo ariko jeje Yuda itavuga ati mwami ninjye warugezweho gutamikwa dayimoni itayinjira. Tujya dusengera umuntu Imana atubwira ngo ahagarika inzoga kuko naramuka nyweye kurwagwa gusa abadayimoni bazamusaza yarabirenze sharunywaho sharasara. Ukirunwa ruzajya kwinjira mu kanwa kawe ko ibitambo ibicaniro by'abadayimoni na karandezi wanyu bikurikira urwagwa ntabwo bikurikira mitsingi si skoro bikurikira ijambo urwagwa. Yararumwe yarasarasha kandi twamubwiye. Noneho Yesu ngo barangije kuririmba ngo Yuda yari yasohotse ajya kureba nyine abajya kureba baza gufata Yesu ngo bamuhaye ibiceri 30 ngo agikoze iyo nogo niko birivuga ngo akiyakira ngo Satani yahise amwinjiramo. What is this? Inogo Yesu yamuhaye akiyakira Satani yahise amwinjiramo. Le bonfied bifa ntabwo byumvikana nirobe Yesu amukorejemo rizanya abazimu gutese aho twe twasimbutse yerekwa ryaho ntabwo mwari ryumva. Noneho ngo barangije kuririmba barasohoka ngo bajya mu ishyamba ryari hirya y'akagezi ka Kidironi ngo kandi ngo ako gashyamba ngo na Yuda yari asanzwe akazi ngo kuko bakundaga kukajyanamo kwihagarika kwitumamo usengerayo. None se kankubaza nimba barasengeraga muri ako gashyamba kari y'akagezi ka Kidironi bacaga muri Kidironi n'ubwato n'amaguru yibageraga se muri Kidironi bakoraga iki barumbwira bakoraga iki barasengaga none baragendaga akajya muri ako kagezi ka Kidironi byanditse muri Yohana bakabanza bakayihamagara Yesu avuga ati ndumva nyumvishe neza ati reka tujye no hirya reka tujye no muri kariya gashyamba ati tubashe kugira gute kwiconnect nijoro. Hagira umuntu nk'iyuje kunzana uduteori ngutwo ngo wize theology zipfubiranye zipfapfanye zitaragira amavuta shaho wagiye ureka ngone se basengera mu buvumo nojya mu Baheburayo bakubwire ngo abo ngabi si ntiyashoboraga no kubemera ngo babaga mu masenga y'inyamaswa bakaba mu buvumo no mu mihanamanga. Ariko nanone
itorero ryari riri muri persecution. Nimba nta persecution uriho urajya mu mazi y'iki? Hari umutipe inshuti yanjye namusuhuje, simvuze izina rye. Niwe muntu abonye ugira ubutayu agenda muri vewiti. Inzu ye ariko se nimvuga se abantu ntibamenya. Ariko ubwo ntavuze izina ntibamenya. Ni benshi bagira inzu zimeze buryo. Yari afite inzu igeretse kabiri. 1 2 3. Ubwo niyo igeretse kabiri atuyemo. Afite na piscine. Bayicisha kuri televiziyo y'u Rwanda ngo irashaka umukiriya. Turasenga. Tuboroka umukiriya. Na bugingo n'ubu aracyayituyemo. Kandi bari bayimanitse ati ikeneye umukiriya. Cyamunara. Manzi afite nka credit ya miliyari 3. Ni Imana yishyura. Ni Imana yishyura. Noneho yajyaga afata vewiti akajya gusengera ahantu ntababwiye kugira ngo bitagaragara nabi, ni umuntu w'umunyacyubahiro. Saa cyenda akaba yakije vewiti ye. None se ari mu nzu igeretse gatatu kabiri, ariko bayishyize kuri RBA kwigurishwa cyamunara. Vewiti asigaranye niyo yayigurisha ntago yakishyura miliyari 3 za credit. Nimba ufite credit ya miliyari 3 ariko wampamagaye tugasenga. Ariko reba nk'urugero ushatse kunyi imituro. Icyo dusengera sa amafaranga. Arubwo aragakiza dusengera ngo ukizwe. Oya nagusengera Imana ikaguha kubabarira n'urukundo. Nimba kuko umuhinzi biravuga ngo umuhinzi akwiye guhinga yiringiye kuzahabwaho. Ngo n'umuhunzi nawe agahura afite ibyiringiro. Haleluya! Noneho Yesu ngo Yuda araza, nshatse ko aho yatuye abantu hasi. Ariko ubwe n'abakina b'Abafarisayo n'abatambyi bakuru ngo bafite imuri bari kumwe n'umusirikare. Ngo bamugezeho ngo Yuda yari yababwiye ngo ndi busoma arabarungu nkibaza Yesu ntago bari bamuzi isura. Ko ntago bari bamuzi. Ntago bari bamuzi isura hari. Baramwumvaga gusa. Baramwumvaga nk'igihuha. Noneho ngo Yuda ahitaza aramwegera, ntiyari kumwe n'abandi bahoze basenga, ntiyari ahari. Ngo aramwegera ngo ahita amusoma ku gahanga. Imana igukura n'indyarya ziya kugusoma kandi arizo zikugambanira. By the way inazicenye nta kibazo nawe mfite. Ariko uzi umuntu akaba umwanzi wawe at distance. Uzi umuntu ushaka umwanzi wawe yirwa gusomagura. Uzi umuntu ushaka kuba ari we utanga amakuru yawe naguhimbira naguharabika. Abantu bose bakayemera ko bavuga batari kuri uyu muntu barahorana baragendana n'ukuri. Imana igukure inshuti nk'izo ngizo. Haleluya. Amen. Kabiri, Imana igukure inshuti zikubuza kujya ku musaraba ngo bambwe kuko ariho harimo greatness yawe n'umugisha wawe. Ku ruhande rumwe ministry ya Yesu yari ikeneye, ndajya mbaza ibibazo byawe, yari ikeneye Yuda kuretse ko ikeneye Petero. Petero yabujije Yesu kujya ku musaraba, ahubwo Yuda amusunikira ku musaraba. Haleluya! Inshuti zigusunikira ku mugambi w'Imana, izo ni zigomba kubona muri kwezi kwa gatatu. Inshuti zigusunikira kubambwa, izo ni zigomba kubona mu izina rya Yesu. Amen. Izikubuza kujyayo ntago zatumwe n'Imana. Kandi abantu bose bavuga ngo neretswe, ntago bose bavuganye n'Imana. Nza abantu benshi basariye muri Kigali kubera ko bakurikijwe ry'uwabwiye ngo beretswe. Rero tagiye mu bintu byinshi, ngo akimara kumusoma ngo baramubaza ngo ni wowe Yesu Kristo w'i Nazareti? Ngo arabasubiza ngo ngo ni njyewe. Ngo bagenzi imigongo bagwa hasi. Hold on, buretse gato. Imigongo bakagwa hasi. Sibyo muvuga ngo nugusenya umuntu akagwa akitura hasi. Njyewe mfite umushiti wanjye none reka mbivuge nashaka arakare. Nubundi niwe nshuti nari nsigaranye imwe, nubundi nari mfite 3 ziragenda 2 asigara imwe, niwe nari nsigaranye reka nawe mujyane nawe agende ambisi. Bamwita Prophet Adams, apima metero 2, yakinaga basket Saint Joseph mbere yuko Imana imuhamagara. Uyu mugabo ni w'Imana yambwiye ngo mvi Karembure nje kumusanga ahantu bita Gikondo 2011 niba 2013. Irambwira ngo mumbwire ngazankorera muri dimension ya 3, nawe wowe Mutabazi akora muri dimension ya 4. Tuvuga Imana twagendanya nayo. Ndangije irambwira, ndamubaza se ndamubwira yuko dimension ya 3 imeze gute. Arambwira ngo iyo hinjiye umuntu warozwe agomba guhita aruka ubwo burozi mu izina rya Yesu. Yawe ni umuntu wa dimension ya 3. Ntago abwiriza Matayo gusa, ntago yigisha ibyakozwe n'umwe gusa, arabwiriza akigisha ariko akanirukana abadayimoni. Ngo uwo muntu arerekwa bigasohora, uwo muntu yirukana abadayimoni bigakunda. Irambwira ngo uburwayi burahunga. Irambwira ngo urugero, iyo umuntu yinjiye mu rusengero yarasaze ngo ntaga mucika, ndaza ndabimubwira na Damo, Imana yambwiye gomba kuzakoreshwa mu gusengera abasazi bakaba bazima.
twari turi kumwe reka ibyo mbihishe gusa twasengeye umusazi Belgique arakira video call kubera Imana iminsi 5 sek turi ahantu hamwe gusa twarasenze arapfa nyina aravuga ati ndafata indege ndabafungisha twasenze ajya arapfa akamukora ati ntagahumeka ndavuga ati mama abo n'abadayimoni ushaka kwikarakasa kumpita dayimoni none ahita agaruka ari muzima. Haleluya. Reka babwire byo kugwa hasi dore kabanyedini namwe muduteje leta ubu ngo byakomeye numvisha barimo bavuga ngo Ernest ngo ibye babihagurukire ngo babirebemo ngo twumvishe ngasiga nasenga abantu bakagwa hasi nyeshu nimwe umuntu afite amavuta aho utayafite wacecetse ikibazo cyawe kaya gucuruza ubugoro ucuruza n'inzaratsi ngo dufite imiti ngikuraho ngitera amashaba ariyo bajya gucuruza niyo bajya gucuruza abo ngabo bavuga gutyo n'abarozi nubwo bita abanyedini n'abarozi. Noneho Adams ndababwira ibintu bibiri twajyanye muri Kenya cyagenja muri Kenya urabyibuka tufatanye indege buryo tugeze tubwiriza freshman akitengera Imana irakora tugeze muri toro ry'uwitwa Poso Musiri biragorana agatuti bakakama ariko we bikagorana ko bamwizera ngo amagatuti kuko ari birera Imana ibaraduhaye mu izina ariko ngewe nkababwira uyu muntu twazanye ntago ari bodyguard wanjye nubwo ari muremure uretse ko ari umubishop atubwiye ngo amurebye ikirere cye n'uburebure bwe kakugwa ntimuri abahungu ba Kagame ubwo yarashatse kugira intelligence tuko watumishi wa bwana bishop umunyakera date kuri cyo gusa yakati twatumishi ati nayiko mukora butumishi mukanagereka kandi kazi ariko natekereza ko atabivugiraga ngiye yabivugiragawe aramureba akavuga atarinda umusaza so uramureba akavuga ati arinda umusaza metero 2 ikirere nuko tabatereka bishop nukuri turi tukwatumisha bwana tu so noneho ku munsi wa nyuma bamuiteraniro nuwango Apotre Musiri n'umugabo ukomeye muri Nairobi ukomeye cyane munini uri nko muri batatu ba mbere muri Nairobi yose none umudamu we afite itoro nawe nyine ari we arishumbye nawe n'umunyamavuta none mbwa ati rero umuntu umushiti wacu tuhafite pasiteri umwana mwiza aramubwira ati reka nkupange ku gatuti ko kwa mama bishop kwa mama Apotre hano kuri headquarter ho Mutabazi ni urahakora bamupanze babimubwiye nko kwa 3 ahita apanga gukora seke kumbi twageze dusanga bari gusenga amasengesho 42 buri gihe bakatugaburira cabbage zonyine kuko buriya bari bagusenga amasengesho imisi ya 42 kuko buriya amasengesho imisi 21 Daniel yasenze atarya atanywa ari karya amashu gusa cabbage rero badukarangiraga amashu atagira igishyimbo kare baduha imisi twahamaze icyumweru cyose turya amashu ndavuga ni muzajya mubona ba Poso Musiri bakora ibitangaza kumbi basenga iminsi myinshi biririshu abagabo n'ishuri baryibereyemo ubundi bagakubita dayimoni noneho Poso Musiri n'umugabo usanga aba president bose baciyemo muri Kenya baraje muri ofisi y'akabasi kwa mavuta nta mugabo ufite ibyo birere noneho Adamu bamujyana kuri iryo toro rindi ahageze Imana kuri amasengesho yo kurya amashu yongeraho iminsi 2 ya seke njya binkoje ndamwana Adamu wowe wahawe irebya dimension ya gatunye ni ya 4 nge ndarya amashu yanjye Adamu akora seke y'ibiri ageze mu rusengero Imana amubwira ngo nta kintu nshaka gukora umuntu wese ufite abadayimoni umubwira kureba mu maso bareta musohokamo ko baraguye akajya abwira umuntu akambwira ati aba protocole mumufate mumurebeshe maso yanjye ko bose baganga kumureba mu maso bakubika umutwe bose bakakumureba mu maso ati ndeba kubika umutwe ati oya mutumishi ati oya ntabwo nkureba ati ahubwo mbwira ikimana kubwira ati ndeba mu maso akimureba mu maso agahita yitupa nko muri metero 5 hariya no ntabwo yagwaga muri metero 5 none protocole ikamusamira iyo ngiyo muri 5 ko bashaka kuza kumufata ku mugongo ati no ndababwiye ngo mujye muri metero 3 inyuma aho ngaho imbaraga namwe zabakumbanye bamureba mu maso bamureba mu maso bitupa hari ubwo arabyikoreshaga gerageza ubimonte ibyo bintu ndebe ukuntu urabimonta ko none se bari banamwimya gatuta kamuha ku munsi wa nyuma urumva yarabonye umwanya wo kujya gupanga abakristo ngo ese yari afite amafaranga ari ngewe wari ufite ikofi ruhago ninjye wari urufite
rwo kugurira abantu bari bwigushe. Oya, hari ibintu uzabeshya kuvuguruza, niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu uzashaka kubeshyera Ernest azabanza nceho. Ayo makuru ufite kuri Ernest ndamufiteho, urabeshya ntayo ufite. Ni umuntu wanjye n'amavuta yenda yasi no kwizera ko ndakuzi, naho Imana yamuvanye ndahazi, naho imugejeje ndahazi. Noneho Adam zaza umugore w'umukikuyu ufite nka metero 2.10 yaramusumbaga, munini ufite ibiro, yanga kumureba amaso, atuma ndandeba amaso, yanga kumureba amaso, aronganye ndeba mu maso, ahubwo wa mugore afunga ikofe, ashaka kumutera ikofe. Adamu kubera ko yakinnye basket ameze nk'uteye trois yari ari mu bakristo, abasimbutsa gwe ku gatute, ahita bwa protocole muri he, protocole muri hehe, mumufate mu mujisha. Baramufata, arababwira ati muhindukize isura ye, mufungura amaso ye arebane nanjye. Akimureba mu maso, n'aba protocole bamufashe bose baragiye bagwa mu mfuruka nyuma. None kanko bazarya ngo abagusha abantu ngo bafite daimoni. Prophet Damon hari amasaka hari n'agatuti bamuha, Kigali k'agatuti kawe mwana gakomeyeho, muragaha abantu buzuye abazima, ariko iki ni ishyano. Prophet Damon mugatenga mumuhamagare mu magatuti, ni umusirimu yigisha ibintu by'abasirimu, ntago yigisha by'abantu by'abantu bo mu byaro, byari bya depere zo mu cyaro, namwe murabizi. Ni umugabo w'Imana, ntago ari imbaraga yaguze arasenga. Ibyo bintu mumbwira nibiki? Tujyana hariya namuhamagaye namugani harano bamaye gatuti kwa Prophet Steven, nje mvuga ahantu nkabwa nariho basenyaga kwa Dezame yari Kicukiro. Aha nsanze bamaye mikoro nabango reka nyihereze Prophet muti wanjye nza amavuta muriho. Yarahagurutse, abantu bose bagata, abantu bose mufite ibibazo nibi muzana imbere dusenge. Bose atangiye gusenga bagwa hasi bari ibirandura, harya mbwira ko yaje hansanga ari nje wari watumiwe. Yagize umwanya wo kuvugana nabo no kunegosia nabo ngo bigushe hasi. Abantu mudafite amavuta mugira amatiku we. Reka mabwire kugira ngo mve ko ari umushiti wanjye, reka nababwire nimero ye mu mutwe. Ngaho tubwire nimero ye ndikumva ari 078, reka cheke kugira ngo ntababeshya, 0781474 share kandebe katarizo 07 urigurumba nyamwanda akanyenyeri, ubundi umuntu wawe niba atawukandira akanyenyeri, ubundi uri umuntu wawe bwa bwoko ki 1474 Adams ngizi rwose Prophet Adams. So niyo twayinira aho ngaho, reka dushimira Apotre Mutabazi ngo kuba ngo Ernest agusha abantu ngaji kuzimu, kuba Prophet Adams sinababwiye ngo ndababwira urutonde se arusigaye se, uwari usigaye ni Adam, ariko we ikirere cye cyane ni miracle, ni ukwirukana daimon deliverance. Yego, reka dushimira rero ibindi tuzavuga ikindi gihe nanjye. Reka dushimira Apotre Mutabazi iyo nerekeye kuyifuza kumuvugisha, nimero ye ni 0788 93 95 13. Ibiganiro byacu by'akagaruka. Shalom shalom.